hello nshuti, yes ndavuga wowe ura scrollinga muri videos umahanga amaze kugira ikintu kimwe. Uzi ko nshobora kubwira uburyo wawe mu businessman muri uyu mwaka, muri utangira business yare yose muri mwaka niyo tugiye kuganira. Hanyuma noneho niba uri mu Rwanda mu Burundi cyangwa se muri kuvuga runo rurimi, uzi ko ushobora gutsindira amadolari 150 byo tuzaganira uyu munsi. Ibintu byose nishaka kugiraho. Niko si byose? Give me a high five. And what do you say? Let's go! Let's go! Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Nonje kose Abavip umeze neza murakomeye, ndabahobereye cyane zire ko uyu mwaka umaze kutangira neza, kandi n'imigisha yose ivuye ku Mana irabagiraho. So uyu munsi Abavip bafite ikiganiro kidasanzwe. Umunsi twaza kuganira uburyo ushobora kuba entrepreneur. Natekereje ngo tubazane kino kiganiro dutangiye uyu mwaka kugira ngo uyu mwaka tutangiye dufite ingufu, mwaka dutangiye dufite focus, dufite aho turajya. Iganiro twakoze ubushize harimo uburyo twakora visions, twakora goals ibintu dushaka kugeraho muri uyu mwaka. Ariko uyu munsi turaza no kuganira ese ni gute wo entrepreneur. So ngufite inkuru nziza waba uri muto waba uri mukuru ku cyiza cyo kuba entrepreneur, cyiza cyo kuba rwemeza imirimo ugatangiza business yawe uyu munsi ntibisaye imyaka wuriho. Kubera yuko Mark Zuckerberg yatangije business afite imyaka 19, 18 cyo tuzi cyitwa Facebook. Mu myaka 22, 23 yaramaze kuba billionaire. Ariko rero ushaka kuvuga uti ngiye se ko nakiri umwana. Oya, witwa Colonel Sanders nawe yatangije cyo tuzi nka KFC afite imyaka 65. Abaho gusa ku madolari 100 nandi ya social security, ayo mafaranga yatangizamo ikintu cyitwa KFC. Ziravuga ngo rero umuvip wese ahorande uyu munsi ushobora gutangiza business waba uri muto cyane nka Mark Zuckerberg ko yanganaga cyangwa ufite imyaka 65 ndetse narenga. So bivuga ngo ni mpamvu ikiganiro ari cyawe ku muntu wese ushaka kwiteza imbere muri uyu mwaka. Ahubwo rero icyo ushaka gukora uyu munsi ndagira ngo tubanze tujye mu process ko natangira mbere ku buryo ahantu ushobora kuba entrepreneurs. Tuvuga aba sectors atandukanye ushobora kuba entrepreneurs, abantu atandukanye ushobora gutangiza ama business abantu benshi muri mwege mutatekerezaga. Hama nino mbabwire steps z'ukuntu ushobora gukora from now ukarinda umu entrepreneur. Hama no turangirize mbere ukuntu business igaye ikorwa muri kino gihe. So ibyo byose ndabicamo mu magambo makeya, ariko iyi video reza kuba content ikomeye cyane. So ndabasabye ngo mwicare relaxing amutangire tujyane abumvise channel bwa mbere. Iyi ni channel twita Abavip TV, tugana ibya business entrepreneurship ndetse no kwiteza imbere. Ntago tuvuga mu cyuka gusa, tuvuga ko natwe twabikoze kandi twabigezeho. So Abavip, let's start, let's go. Kuko nimbabwiye Abavip ariko mbabarire gato uyu munsi mfite ka gripe. So niko nimbabwiye tukatangire ku ma sectors. Ese umuntu ushobora kuba yumvise entrepreneurship cyangwa se ushaka gutangira kwikorera ubungu ariko ukabutaza aho wahera. Ese uratangiza mu biki? Uratangiza mu by'imyenda, uratangiza mu byo kugurisha, uratangira mu bya restaurant, uratangira he? Ahangarika mbanze nkwereka ama sectors arimo atandukanye abantu bose benshi bacamo, ndetse mu mbere n'izindi nibagiwe kugira ngo noneho ubanze umenye aho watangira. Ese sectors ni zihe entrepreneurship? So yambe ni real estate. Nuvuga ngo muri real estate ashobora kuba harimo ibintu bya commercial, handi umuntu ajya mu bintu by'amazu y'ama office cyangwa se amazu akodeshwa n'ama companies runaka. Residential aya ni amazu abantu babamo. Flipping ushaka kuvuga uti genza ngura amazu asa nabi nyahindureho gato hanyuma nyagurisha hama nkure binyungu, cyangwa se rental ubundi genda gura amazu hama nyakoreho gato hama nya renting abantu bajya mu mafaranga. So ibi ni real estate. Real estate yo wenda kwitangira ushaka kuvuga uti real estate isaba amafaranga kugira ngo itangire. Mfite video nyinshi cyane kuri iyi channel muzirebe z'ukuntu ushobora gutanga muri real estate nta mafaranga ufite, cyane cyane ku bantu muri Amerika no muri Canada. Ariko iki si kibazo. Hama cya kabiri financial, hari na sector twa financial. Financial bivuga ngo ushobora kuba ushaka kujya mu bintu bya insurance, ushaka kujya mu bintu bya stock market ugakora kuri Wall Street, cyangwa ukavuga uti reka njye muri crypto, njye muri NFTs, ibintu bya forex. So ibintu byose university donda focusinga muri finance world. Reka nyigemo ntangire a company yo muri bino bintu niba uri umuntu interested muri bino bintu. Ikindi kintu ushaka kujya muri hospitality. Hospitality hane dusanga utubare, restaurant, hotel, kuvuga uti Airbnb. Harimo akantu keza cyane nzababwiraho kitwa bed and breakfast. Ushobora kuba uri mu mujyi mwiza ukomeye, ushobora gukora gufata inzu ugira ngo ikore Airbnb, ukora bed and breakfast, ukajyubamo ukajya ukora abantu breakfast,
abantu bakaza ugapishira hariya kuri Airbnb. Iki ni ikintu gikomeye umuntu ashobora gukora. So niba akunda ibintu bya hospitality cyangwa se mwakuze muri restaurant mufite recipe mu mwanya yatekaga nziza, uvuga uti no reka nkora ka restaurant hanyuma ntangire mpe bano bantu kino kintu. So this is also in the sector. In the sector nayo ni agriculture. Actually agriculture ini sector ubu ngubu ngiye ndafocusingamo cyane nshaka kujyamo starting uyu mwaka. So agriculture no hashobora kuba harimo ubuhinzi, bworozi, kuwajya mu ry'amavuta cyangwa se ku moving goods. Mu kintu cyo ni ikintu gikomeye VIP abantu benshi batibaza niba ufite ahantu access y'abantu bafite ibiryo muri Afrika cyangwa se ahandi ukabifata ukabihavana ukabijyana ahandi badafite ibiryo. Kuko harimo abantu ahantu benshi badafite ibiryo ushobora kwinuka gurisha ibiryo waguza ahandi. So this is in this sector nayo ikomeye. Hamasese healthcare ingi akaba ariyo sector ndimo. Actually jedi muri sector ya real estate kabamo ni ya healthcare hama nindi nza kubereka hasi. So healthcare ushobora kuvuga uti reka njye muri route ya nutrition, ndashaka kujya mu gufasha abantu kurya neza, kubaho neza, guta ibiro, cyangwa se ukajya muri medical niba ufite impamyabushobozi y'ubuganga ukaba wajya mu bintu bya medical cyangwa se gucuruza equipment zo kwa muganga ibintu byose. Hanyuma cyangwa ukajya muri mental health. Iyi mental health iyi akaba ariyo ngewe ndimo, ukaba wajyamo bitewe na state urimo, bitewe n'igihugu urimo, ukaba wareba ukuntu wa specializing muri mental health, ukaba wakora company yabyo. Hanyuma nursing yo gufasha abantu bashaje n'ibindi etc. Hanga hari ibintu byinshi. Hanyuma iri sector nayo ni ya service na self employment. Ahangaha ni umuntu ushobora kuba uha amafaranga kugira ngo ugire icyo gukorera. Ahangaha harimo nk'abantu batwogosha, umuntu twogosha ushobora kuba ufite ubuhanga mu kogosha, donc sinakwiyogosha ukanyogosha hama ukaguha amafaranga. Hashobora kuba harimo cleaning companies, abantu bafite ubuhanga muri coding, muri editing, abantu bafite ubuhanga mu ndimi, gutranslating, aba designer mu buryo butandukanye, ushobora kuvuga aba trainer. So rivuga ngo ibi byose ushobora kubikora niba ufite ubumenyi wibitse ukavuga uti reka mbe nakora service industry hama ntangire nkore bino bintu. Hama indi sector nayo ni entertainment. Entertainment ngiye akaba arimo rero movies, music, irimo media. So kuvuga ngo nubu ngubu kuba ndakora kintu muri entertainment. Iyi ni indi sector nayo ndimo. So kuvuga ati navrika nkore media, nkore ikiganiro nshira kuri YouTube cyangwa se nkore podcast cyangwa se ntangire radio, ntangire TV. So all this entertainment content creator harimo abantu muri mwebwe bazi kwandika. Ashobora kwandika ikiganiro cyangwa se ashobora kwandika akantu yagira ka documentary cyangwa ashobora kwandika ka movie cyangwa umuntu ashobora kwandika indirimbo. Aba content creator bafite impano yo kwandika no gutekereza ibintu abashobora kwisanga muri entertainment. Ushobora gukora icyo kintu cyangwa se acting cyangwa se kuba umu artist runaka cyangwa se ukora makeup, ibintu byose bijyanye cyangwa se fashion, byose ni ibintu entertainment. So bitewe n'ikintu ubona ufite ushobora kwisanga wenda entertainment ariyo yawe. Hama next umu inventor abantu ngaba bari abantu Imana hayo ubwenge buri special. So nuvuga ngo kumu inventor muri kino gihe nabaho nk'urugero ni Elon Musk, akaba ari umuntu afite kuri Hall of Fame yanjye hara nimera. So nuvuga ngo ushobora kujya muri research, technology cyangwa se science, kavuga uti ngiye kuvumbura umuti wa cancer. So nuvuga ngo ni ubuhanga muri ubwo buryo. Cyangwa technology kavuga uti ngiye gufungura imeza ya mbere izajya yikarira gutya igahita ikugaburira ibiryo. So byose ni ibintu ushobora gukora. Cyangwa se AI, ubu ngubu nibyo bintu bigezweho, artificial intelligence, nibyo abantu nk'aba Elon Musk barimo kuzajya bakora ubwenge noneho mu marobo n'ibiki byose ushobora kuzasimbura umuntu. So nzi neza ko dushobora ko dufite abantu n'abahanga enough ku buryo bashobora kwinventing ibintu muri iyi sector nayo. Hama rero ikindi kintu nacyo akaba ari consulting rero ijama rukuru mu expert mu kintu runaka. Se mu expert muri business, mu expert mu kwandika, mu expert mu ndimi, mu expert mu expert muki cyangwa se mu mategeko, ku buryo wafungure consulting company ukajifasha ama companies atandukanye mu bitandukanye, cyangwa se ushobora no ku consultant muri IT mu buryo ya technology ugasanga ufashije ama companies n'abantu batandukanye. Hama iyindi sector nayo ni ya manufacturing. Ibingibi ni abantu bose ashobora gufungura akaganda gakora ibintu, akaganda ga processing ikintu cyose, gukora imodoka, ama computer, ama telefone, ariko ibyo ngibyo ni mu rwego hejuru. Ariko hari ibindi bintu ushobora gukora hano muri Afrika twashira muri sector ya manufacturing. This is very, very important. Hama rero tukarangiriza kuri my other favorite one, nayo vraiment ndimo as an investor. So an investor nawe ashobora kuinvestinga muri bitandukanye, muri companies. Apana gusa companies ziri zageze kuri zamaze kuba public cyangwa se wasanga kuri stock market, ariko companies ushobora kuinvestingamo zitarakura abantu benshi batazi, ukazamukana nabo bantu. Aba Jeff Bezos
bagitangira Amazon hari babahaye amafaranga kugira ngo batangire. So za Uber nuko ibintu byose hamaro cyangwa ukinvestinga mu bantu ubona bafite talent runaka ko investinga amafaranga cyangwa se ukinvestinga muri crypto, NFTs n'ibindi byose. So izingi za VIP zikabanga bari sectors ushobora kuvuga ndetse hari n'izindi nyinshi ibintu bya entrepreneurship cyo bikundira ni multidimensional. Hari undi muntu turaganira ngo ushaka kuvuga ati hari bitatu bibagiwe, hari bibiri bibagiwe. Ndabizi ni byinshi ariko ndagira ngo mbereke ko hari ideas nyinshi zitandukanye. So bitewe n'ibikuri Imana yagushizemo ushobora gutangira ikintu kivuye muri bino bintu. Si ngombwa ngo ube wakwigana hama cyangwa ukaba wanareba ikintu cyashobora gukora aho uri hanyuma noneho ukagira. So uburyo ngiye kubereka rero sasa noneho ushobora kwigaira mbwira steps z'ukuntu nawe entrepreneur izo nzo ngiye kukubwira. So step ya mbere ni ukubanza ukamenya neza icyo ushaka kujyaho muri ya industry hanyuma ugatangira ugasoma ibitabo cyangwa se ukareba video akwigisha kuri icyo kintu. Iki ni ikintu gikomeye VIP. So ngo niba tuvuge uhisemo kujya nko muri healthcare cyangwa ugahitamo kujya tuvuge nko muri mu bintu bya entertainment cyangwa ugahitamo kujya muri hospitality, nuvuga ngo banza ugire utangire wigeho kuri iyo industry. Okay, ni ikintu gikomeye. Hari ikintu nkunda cyane vuga ngo luck is when opportunity meets what? Preparation. So ngo utangira preparing nubwo nta mafaranga ufite nubwo nta cyo ufite bazo utangira ukora preparation ngo tuyikora wiga usoma ureba video nkizi zishobora gutuma ubasha kumenya ubwenge muri icyo kintu muri iyo industry. Niba ushaka gukora real estate hari ama video menshi dufite kuri ino za real estate watangira ukamenya ukiga ukabanza ukiyungura ubwenge kuri iyo industry ushaka kujyamo. Step number 2 ni gukora iki noneho ni ugushakisha ahantu wabona akazi muri iyo industry. Tuvuga ngo niba ushaka kujya mu bintu tuvuge bya finances, okay, reka nje gushaka akazi hariya. Niba ushaka kujya mu bintu bya healthcare banje gushakisha akazi muri iyo ntuza winjiremo ukorere abantu ukorere company ikoremo ibyo bintu ushaka gukora. Ubanze wige system ube patient nubwo watangirira hasi ube patient ukuri ibyo ugomba gukora. Maybe uzagenda uzamuka ugenda umenya amabanga deeper y'iyo industry ushaka kujyamo hari mugende noneho unagira connection zatuma umunsi umwe ubasha kwifungura ibintu byawe. So ruvuga ngo izo nizo step ebyiri za mbere zibanza. Step ya gatatu rero no gushakisha umuntu wakwigiraho, finding an entrepreneur, a mentor, a coach wakwigiraho. Ikindi kintu gikomeye barashobora bati gahere naramubuza byagenze gute nk'ukuri. Jewe mfite aba mentors, yes, bashaka kumentoringa ku buntu ariko mfite n'aba coach, mfite n'aba trainers ndiha amafaranga. Even if you have to pay them bari amafaranga ariko bakwigisha kino kintu. Nuvuga ngo umaze ku industry kuyikunda umaze gutangira kugira experience muri yo, finding a mentor, finding a coach batangira kugeze ku ma connections bakwigisha ku muntu birimo kandi bikora umwigireho kiri kintu gikomeye. Hama step ya kane none ikindi kintu bakora umaze kumu expert utangiye kumu expert muri industry utangiye kuyiga utangiye kuyisoba icyo kigomba gukora no gutangira gutekereza ese nje ntangije ibyanjye niki cyantandukanya n'uyu muntu ndo ndakorera cyangwa se niki cyantandukanya n'izi company zindi ziro zirakora biri bintu nkora. So ruvuga ngo ukavuga okay maybe niki nakongeramo, maybe nakongeramo iyi system, maybe je cyo nakora abakiriya nabaha isahani iriho bino bintu, je maybe nakora kino shaka uburyo washira akarusho ku byari bihari. Very important. Cyangwa ushakisha ku buryo wazana ibintu bidahari mu gace urimo. Very important. Ikindi kintu ni step ikomeye. Hamaro step ya gatanu nayi nyibwira abantu niyo tugisha kuri icaro buri munsi nyibwira abantu bose sinzi ko umu entrepreneur utazi gukora iyi step no kuvuga ngo niba urakora amafaranga yose ya saving hari gihe cyo kurya kizagera uzayarya business zawe zisike zinjiza amafaranga, investments zisike zinjiza amafaranga ariko ubu ngubu niba ukiggrinding nibwo ishaka ikintu geraho. You have to learn how to save. Nta entrepreneur n'umwe baje kugira icyo akora atazi gusavinga amafaranga, atazi gukatinga expenses ngo saving amafaranga. Dufite video nyinshi kuri icaro zigisha ukuntu wakatinga ukabika amafaranga ndetse ukanasavinga. Kindi gikomeye hama indi step noneho ya gatandatu no kora iki no gutangira finding our partners. Okay, reka ntangire nsanga our partners. Okay. Ntimashaka gutangira kino kintu ariko se nkina bayo partners nkerewe ni partner wabuzi kwandika ibintu by'icyongereza wabuzi kuri ibya administration cyangwa se nkina partner ufite amafaranga kugira ngo mfashe muri kino kintu. Je mfite ama ideas, mfite ibitekerezo, mfite iki, mfite ukuntu nabikora cyangwa se nkereye mu partners wazana iki kintu. So natangira finding our partners bazana ibintu kuri table wowe udafite. Ikindi kintu gikomeye cyane abantu benshi batajya batekereza. Izo steps zose bimaze kuzigira ku murongo. Ini step ya nyuma navuga ya funds noneho wakura amafaranga kugira ngo utangire business. Icyo si kibazo, trust me, icyo si kibazo. Nzi neza yuko umuntu wese amaze gukora preparation neza opportunity
opportunity is going to hit you. Kubera ko n'igihe muri abo partners wawe n'umupartner ufite amafaranga. So those are the steps niba ushaka kuva huri uyu munsi ugatangira business. Icyo nicyo kintu wakora. So abantu bari muri ahantu mu buzima butandukanye ushobora kuba utatangiye cyangwa muri business ngo ushaka kujya mu yindi, ariko steps nizo ngizo. Business yindi ugiye gutangiza, tangira nyine ushakisha umumento, ushakisha umuntu wagufasha kumva iyo business, umu expert, urebe icyo wahinduramo, hanyuma ushakisha partners bashyashya muri icyo kintu urebe ukuntu watangira. So very important. So Abavip rero sasa rero ikindi kintu mashaka kubaganirizaho ni uburyo business igiye kurwa muri kino gihe. Iki gihe nicyo gihe cya mbere cyoroshye gukoramo business kuva isi yarebwa, kubera yuko keri umuntu atekereza business vango watekereza kugenda ugatangira ikintu hano ukagishira hari, ariko ubu ngubu with technology dushobora gucuruza gute, dushobora gucuruza mu buryo bwinshi butandukanye, dushobora gucuruza kuri online, kuri internet, ushobora gukora ikintu cyose ugomba gukora muri ubumenyi nahoze mvuga kare ukawabushira online, isi yose ukabubona. As long as akoze good marketing nayo ushobora gukorerwa online. So vango ushobora gukora business still muri kino gihe mu buryo bwa one on one, face to face. Niba muri abahanga hanyuma kuko nakone mufite gushirika isoni, harimo abantu batinya one on one, ariko abantu bakibikora cyangwa se kuwakora no mu buryo bwa phone call. Abantu benshi iki ni ikintu badakora ko cyane cyane mu bantu muri Amerika, muri Canada murabizi buri kanya hari igihe tuba twafata amatelefoni y'abantu baro baratugurishaho ibintu. Can you imagine ufite icyo kintu nk'abantu nka batanu muri Afrika bashinzwe guhamagara abantu babagurisha product yawe? Kubera ko ari ikintu gishyashya cyaba muri Afrika, mu Rwanda, mu Burundi no muri Congo, abantu bajya bafata izo phone call kandi ushobora kubona some referrals. So iki ni ikintu twibaza, ariko ubwo ni uburyo business ishobora gukorwa. So Abavip nabemereye bonus. So turashaka ngo dutangire uyu mwaka hari abantu tubereye blessings mu kuba batangira utu business, small business mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Congo mu bantu bavuga ururimi nk'urungugu. So what I'm going to do, tugiye guhitamo abantu batatu tuzaha amadolari 150. Abo bantu ko bagomba kugenda bagomba kuba turuka of course mu bihugu bavuga runo rurimi. Ikindi nacyo bagomba kuba bafite projet cyangwa se umushinga bashaka gutangiza. So cyo bagomba gukora ni kujya kuri video bagakomentinga umushinga bashaka gutangiza. Nivuga ngo time kiza reviewing rero ko ari umushinga nyawo, hanyuma ufata video uyitaginge, utangiye Coach Gael kuri Instagram, kuri Facebook, the same thing. Uyisharing n'aba friends bawe bose, hanyuma ushakisha aba friends bawe baze kuri channel, at least baguhe likes 50, hanyuma abazuzuza likes 50 mbere y'abandi, uko ari batatu bose bazabona izo gifts. Hama dutangiriye umwaka tuberanye umugisha. So Abavip ndabakunda cyane, and again ni Coach Gael, mwasanga kuri www.gaelkoma.com. abashaka getting in touch with me tukaganira, hama cyangwa mukanadukurikira ku social media yacu yose, yaba Instagram, yaba Facebook ndetse yaba na TikTok. So ciao, turabakunda cyane, bye bye, God bless.